unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Shalom, shalom, shalom. Twongeye kubaramutsa aho muri mwese, tubahaye ikaze ngo mwegere n'Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Nahimana SP, ntuye muri Australia, ndi umuvugabutumwa. Imana ibahe umugisha. Kubaba bashobora kuba bambonye bwa mbere cyangwa babonye bageze hano kuri izi video zacu, Imana ibahe umugisha. Kwiyandikisha n'ubuntu, mu gukora subscribe hanyuma mukatujoina kugira ngo dukomeze twese gufatanya no gukangurana no kwibukiranya iby'Imana, ineza y'Imana, kugira ngo dukomeze urugendo rujya mu ijuru tutaguye isari. Twishimiye kubakira kugira ngo tuzakomeze tubane rwose abashyashya, kandi nongera guha kaze n'abasangwa kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza no kubitaho. Muri inshuti nziza, muri umuryango mwiza, nishimiye kubagira n'iby'agaciro gakomeye. Ndabakunda kandi Imana ibagirire neza. Rero tudatinze, reka dutangire dushima Imana. Dushima Imana iduhaye uyu munsi kugira ngo twongere kuza imbere yanyu n'imbere yayo kugira ngo tugire icyo tuvuga. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Ntabwo biba byoroshe, birakomeye cyane, ariko kubw'imbaraga z'Imana irabidushoboza bigakunda. Biba bisaba umwanya, biba bisaba ibintu byinshi, ariko Imana iyo nyiri imbabazi n'ubuntu yadushoboje. Ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Rero mwegere n'Imana ibagirire neza. Uwiteka Mana ikomeye, ndagushimiye, ndaguhimbaje. Imana nziza, Imana ihambaye, Imana itangaje. Dushimiye ubuntu n'imbabazi zawe bitugejeje aya magingo tugihumeka umwuka w'abazima. Ni benshi batakiriho uyu munsi, ni benshi batabashije kubona aya mahirwe, ariko Mana kuba wayangiriye ukongera ukangirira icyizere kugira ngo nzi imbere y'ubwoko bwawe gira icyo mvuga. Ushimwe kandi uhabwe icubahiro. Ndanyuzwe rwose kandi ndanezerewe kugira umugabane mu bwami bwawe, kuba umwana wawe, kuba nshobora gusavinga ibyawe, nkaba ndi umwana w'Imana isumba byose, nkaba mpabwa aya mahirwe nawe kugira ngo ngire icyo mbwira ubwoko bwawe. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Nongera nsabira Mwami Imana yacu abantu bose bazagira amahirwe, rwose ni amahirwe adasanzwe yo kumva ibyo ukeneye ko bamenye muri kino gihe, cyangwa se bumva muri kino gihe. Uzabaha umugisha kandi uzabasure mu buryo bwose wowe uzi bifuzamo. Njyewe ndi igikoresho, ahasigaye Imana ibindi byose ni ibyawe. Ni wowe uzi uko ugenda usura ubwoko bwawe, ariko icyo nge nsaba ni ukwatura mbasabira umugisha kugira ngo umugisha wawe uva mu ijuru ubasange kandi ubagirire neza. Nsabira kandi n'abatarakizwa Mana, wowe urabazi, bazagira ubwo buntu bwo kuca aha hantu, bazabashe guhinduka kandi rwose bakizwe, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Tubisabye twibyizeye ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kwa nini jambo lipilo yeye asilo liweza? Kwa nini jambo lipilo yeye asilo liweza? Liseme litaje, liseme
asiloliweza. Kwa nini jambo lipilo yeye asiloliweza? Naryo. Hakuna jambo Mungu wetu asiloliweza. Mbarikiwe sana. Na mwenye alimba hii nyimbo abarikiwe zaidi. Turashima Imana cyane ko itanze amahirwe kandi yo kuza imbere yayo nkuko twari tubivuze. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana hano dusoma muri Zaburi igice cy'umurongo wa 91 umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Imana yanjye niyiringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi. Amen. Bene data nashatse ko dusangirira ijambo ry'Imana. Dusanga hano muri Zaburi byatubwiye ngo Uwiteka niwe bwihisho bwacu. Uwiteka niwe bwihisho bwanjye kandi Uwiteka niwe bwihisho bwawe. Wenda nganiraho gatoya cyane hano n'abantu bakijijwe. Bashaka ko bazi uyu murongo cyangwa se batawuzi. Niba batawuzi bawumenye uri hano muri Zaburi igice cya 91 guhera ku murongo wa mbere ukamanuka. Hatubwiye ngo Uwiteka niwe bwihisho bwacu. Uwiteka niwe bwihisho bwacu kandi niwe gihome kidukingira iteka. Niwe buhungiro bwacu. Bene data hari igihe twebwe nk'abakristo tuza tugira nk'aka ibibazo wenda binini cyangwa se bitoya, ariko tukibagirwa tugasa nk'abavuze ati none iki ngiki, ugashaka nko kwigwanirira. Kandi n'ukuri abe n'ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Nta na kimwe wakishoboza, niyo yonyine izidushoboza ibyo ducamo byose, kugira ngo tubyihanganiremo, kugira ngo tubinesherezemo, kugira ngo tubicemo amahoro. Yonyine niyo ibidushoboza. Rero ubwihisho bwacu buri muri Kristo. Ubwihisho bwacu nk'abakristo tubusanga muri Kristo. Niwe bwihisho bwacu. Ukuriho ibyo urimo byose ucamo, ishingikirize kuri Kristo. Nibwo bwishingizi bwuzuye. Nibwo uzagira ubwishingizi bwuzuye. Naho ubundi bwishingizi bwose ushobora kugira, assurance yose ushobora kuburimo, ni ingenzi, ni nziza, ariko ubwishingizi nyabwo bwuzuye ni Kristo. Nkuko havuze ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Gicucu iyo hari izuba ryinshi ukagenda mu gicucu ntuzumva ryazuba. Uzumva akayaga, ukumva umerewe neza, ukumva niko Yesu atumereye. Hari intambara nyinshi abantu barimo. Hari imiraba myinshi abantu barimo. Nawe unyumva ushobora kuba uri mu miraba myinshi kabisa. Ariko igicucu ciza ni Yesu. Kungira kuri Yesu akubera igicucu, akubera ubwihisho. Ntacu uzaba azakuneshereza. Kandi nibyo byose tibizakugiraho imbaraga kuko uri mu bwihisho bw'isumba byose. Bene data abakristo bari mu rugenzi, muri mu bibazo bitandukanye, mukomere. Uwiteka niwe bwihisho bwacu. Uwiteka niwe gicucu cyacu. Ibyo munyuramo nabyo byose ntaco bizabatwara. Bizatambuka bihite. Ni ibyo kugukanga gusa. Timugira ubwoba, timubabaike, timwumve ko byakize. Iyo ni mapito tu. Iyo ni mapito tu. Ndabaho mu rugero rumwe kuri nje, nkunda kwitangaho ingero kuri nje kuko nanjye ubwanjye ndi ubuhamya. Ubanze ndi ubuhamya. Hari igihe kimwe nigeze guhura n'utuntu nyine tutari sawa mu buzima. Yamira nyine mitoya. Kandi nje navutse mu muryango ukijijwe, ndabyirata kuko ni byiza. Papa ni pasiteri, mbikurira musinigeze wenda ngo nabaye mupagani nza gufata Kristo nyuma nza kwakira. Nabikuriyemo. Ariko nyine hari igihe uzuhura n'ibibazo ukagira ngo ni nk'igihano. Kandi
oya nibiba biri kukwigisha kugira ngo ukomeze. Noneho ibyo bintu ndavuga ati iki ni igihano. Hazamo irandirimbo y'igiswahili ivuga ngo Mungu wangu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Icyo gihe namo numva yase wewe w'Imana wowe ubuzi ibintu byose kubera iki nshobora guca muri ibi bintu kandi uhari. Kuko numvaga bindenze ndashobora kubikontorora ndashobora bindenze nyine, ariko nonsa nk'ugiye kubreminga Imana ndabatse kubera iki wemera ko nca muri ibi bintu kandi ushobora byose. Ariko bene data abakristo bajya mu ijuru hari amashuri tugomba gucamo kugira ngo tube ab'Imana ikeneye, kandi nta ushobora gukora kugira ngo utayacamo. Ariko ibyo uri gucamo ntibikubwire ko byacitse, ntibikubwire ko Imana gutaye, ahubwo ni urukundo rw'Imana kugira ngo igukomeze kugira uriwe. Rero nturirimbe nawe nk'iyo ndirimbo naririmbye nubwo atari nje wayihimbye ngo wumve ngo kubera iki. Hariho impamvu. Iyi jambo ry'Imana ryatubwiye ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azaha mu gicucu cy'Uwiteka. Ibyo byose iyo bibaye uri mu bwihisho bw'isumba byose ntacu uzuba, uri mu gicucu uzubibamo finally ukabivamo neza. Ibyo urimo byose ni mapito yo kugira ngo umunsi umwe ugire gute uzabeho neza kandi rwose uri zahabu nziza itunganye nziza. Niyenda rimwe na rimwe ibyo byose yo rimwe na rimwe ntabicamo. Uyu munsi sinari kuba nanye ndi gutanga ubuhamya bwanjye, ndi kubabwira testimony zanjye mu buryo bumwe n'ubundi, nemye ndi kuvuga Imana rwose, nemye ndafite ipfumu kuko mfite ubuhamya bunini butanyemerera kubiryamana, bitanyemerera kubiryamana. Ari umuntu umwe umuvandimwe wamamagaye ndamushuhuje, arambwira aba Canada, arambwira ngo se ngo wagize irungu. Ndambwira nti nta rungu nagize kuko mfite abavandimwe, mfite umuryango, nta rungu nagize. Ngo yangu none ngo ariko ntago ari irungu, ntago ari irungu, ni umuhamagaro. Ntago ari irungu, nibiba biri muri wowe, ntabwo ari uko buri cukora, ntago ari ukubera ko ufite umwanya munini, ntabwo ari ukubera ko utari busy. Oya, turi busy natwe n'ibintu byinshi, ariko kandi ibitugira busy uyu munsi biri mu byo bitatuma wirengagiza igihe wabyifuzaga ko uzabaho nawe nkuko nguko kugira ngo ube busy nk'abandi. Ariko ibyo byose Imana ikabigucisha mukava muri zahabu yema. Rero abakristo bari mu rugendo muri guhura n'intambara nyinshi zitandukanye ntazi, iz'uburwayi, iz'ubugumba, iz'ibiki, iz'ubupfubyi. Intego yacu nza nkunda kwisobanura kandi sinzarambirwa. Iba tumuisanga muri Yakobo igice cya mbere, igice cya 26 umurongo wa mbere haravuga ngo itorero ryiza ni igita ku mfubyi n'abapfakazi. Bene data, abantu b'imfubyi cyane cyane abantu bakiri batoya, ariko izo byisangamo ukagira ngo waragwiririwe, ukagira ngo Imana yarakwanze, ugatekereza ibibazo byinshi utarabana amacu wo utekereza ugira ngo ni wowe wenyine kandi ni rusange. Ugatekereza bamwe bakaja mu burara se cyangwa mu bindi bibi, bumva ko nta mayisha. Hari amayisha imbere yawe, hari ibyiza imbere yawe, ubucemo neza, hariho ibihamya byinshi. Nje nabiciyemo kandi nabivuyemo nene, kandi n'abandi benshi. Rero ushobora kuba wibaza ngo se kwa nini niyapitiye hapa. Ntabwo ari wowe, ni rusange kandi n'umugambi w'Imana kugira ngo izakugire ukomeye, kugira ngo nawe ufata abandi ukuboko, bumva ko ari ubwa mbere, bumva ko bitariho, bumva ko ari bo bigwiririye, wafata ukuboko babwire ngo nanjye nuko byari bimeze, ariko dore uwo ndi uyu munsi, dore uko byagenze, inzira naciyemo, ibibazo, ubupfubyi, ubupfakazi,
uburwayi, ibindi byose ushobora kuba uri gucamo uyu munsi. Inzira imwe gusa ishobora gutuma ubinesha, ntusubire inyuma, ntube mayibobo, ntiwandagare, ntiwiyahure, n'ibindi byose, nimwe ni ukuba mu bwihisho bw'isumba byose kugira ngo akuneshereze. Uwiteka abagirire neza, Uwiteka biteho, Uwiteka abahe kwihangana, Uwiteka bakomereza amaboko. Kandi ikindi, abataramenya Kristo, Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, muze mu mwakire, abategeye amaboko kugira ngo mufate inzira nziza kugira ngo muzabone ubugingo. Uwiteka akomeze kubagirira neza. Murakoze.